bazi gutandukanya ijwi ry'Imana n'ibyo umuntu yishatsemo. Bene aba bantu batubwira ibintu bishakiye bifite igihe gito, ni igihe gito cyane ibi bintu babikoresha bikarangira. Ariko impano wahawe n'Imana byanze bikunze naho wavuga utuje nuko ureba bamenya ko iyo mpano ikurimo. Ikindi nshatse kuvuga kuri icyo cy'ubuhanuzi butandukanye kandi buvuye ku Mana imwe, iyi Mana twibuke ko ari inyembabazi. Yambwiye ngo iraje kugira ngo irwane intambara ku muntu wese urimo ayihamagara, kandi ukuri kuyihamagara biratandukanye. Umuntu wese ayihamagara uko imbaraga ze zingana. Uwiteka yabwiye Gideyoni aramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana ndakurwanirira. Wikifuza kuyihamagara nka runaka, ahubwo wowe uyihamagara uko imbaraga zawe zingana, Imana ije kukurwanirira. Kindi Imana yambwiye ngo kubera ko mu gihe abandi bacitse intege nibwo Imana ihagurukije abandi banyamaboko. Imana ishimwe ngo mu gihe abantu babivuyemo nibwo Imana ibiteretsemo abandi bantu, ngo mu gihe bamwe ubonye bagenda bava imbere yawe ngo ni igihe Imana izanye abandi, kandi aba bantu Imana izanye ngo ni abanyamaboko kuko bagiye guterura aho abandi bari barananiriwe. Imana ishimwe. Kandi yambwiye ngo nanone igiteye ubwoba abantu kangwa nuko Hamani yageze mu rugo imbere, wikangwa nuko Hamani yageze mu kazi, wikangwa nuko Hamani yageze mu rushako, ibyo ntibigukange. Hamani yageze mu bukwe, ibyo ntibigukange. Hamani yageze muri karitsiye, umva Hamani ageze muri business rwose biranze, ariko ibyo ntibigukange. Hari izindi mbaraga zije kuvuga ijambo ritandukanye n'iryo Hamani yavuze. Haleluya. Ngo umwami aravuga ngo ni mumubwira se. Hari urabona uhura n'ingorane ukavuga ngo ibyo nakoze Imana ntibizi, irabizi byaranditswe, ariko hari iminsi wagombaga kunyuramo, iminsi y'ububabare, iminsi yo gukomereka, iminsi yo kwangwa n'abantu. Katubasuza kandi tubifurize amahoro y'Imana aho uherereye hose mu ntara enye z'igihugu cyacu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwabyo. Mwese mwumve ko tubasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ntabwo njya nibagirwa intara yacu ya gatanu ariyo diaspora. Aho uherereye hose ukumva ko uri mu diaspora, turavuze ngo Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi umugisha w'Imana wivange mu byo ukora byose. Ni Nepo kuri mikoro, ndi kumwe n'umubyeyi w'Imana. Niyo tugiye kuganira kuri uyu munsi, rero reka dutangiye tumuha ikaze atwibwira n'amazina ye. Uraho neza? Muraho neza. Amakuru? Makuru ni meza. Mama kutuje cyane. Yego, ndatuza n'ubundi niko nsanzwe. Yego. Umeze neza? Ndashimye Imana. Bakeye. Merci. Merci. Uri gutuza cyane kandi ndashaka kumva ijwi ryawe kabisa nk'umukozi w'Imana. Yego. Uraryumva ndarifite. Yego. Dushimye Imana yuko iduhuje nawe kuri uyu munsi. Yego, nanjye nshimye Imana. Dushimye Imana rero ko ikugira icyizere kugira ngo ifunguro rigiye kudutunga uyu munsi irinyuze muri wowe. Amen. Witwa ndubundi? Nitwa Joseline. Abantu banzi ku izina rya Mama Edwine. Yego. Joseline ni muntu ki ku bantu bamunya ari ubwa mbere? Cyo tubona nuko uteze igitambaro, ntabwo mbizi niba uri umubyeyi niba uri umukobwa. Edwine ni muntu ki? Ni umukozi w'Imana, ni umubyeyi, ni umukobwa? Dutanga nimero yawe mu kanya. Ni muntu ki? Yego. Joseline ni umubyeyi ufite abana 4, ndi umukristo wo muri ADPR. Yego, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndi n'umuhanuzi. Yesu naduhana umugisha. Urabyemera kuri umuhanuzi? Ndabyemera cyane. Yego. Yego. Ariko Joseline, Karame, uravuze ngo uri umuhanuzi. Muri no ministry kujya tubona abahanuzi batandukanye ku macana atandukanye, ku mateleviziyo atandukanye, ariko ibintu bari guhanura kumva biratandukanye. Yego. Ese Imana ibatuma nimwe, nimba ari imwe, ishobora gutanga message itandukanye ku bahanuzi? Ese nimba ari byo, ni ukubera iki batahana ibintu bimwe wenda ngo nibirangira haze igihe runaka bongeye bahanura ibindi bintu bimwe? Ni ukubera iki? Dusobanure nimba uri umuhanuzi koko. Yego, ndi umuhanuzi, ariko Imana iduhamagara ni imwe, ariko iduhamagara imihamagaro itandukanye. Iyahamagaye Yesaya niyo yahamagaye Yeremiya. Iyahamagaye Yeremiya ni nayo yahamagaye Ezekiel. Ezekiel arandika mu bice 21 aravuga ngo igiti kibisi n'icyumye ngo kizamenya ko ari Uwiteka Imana wakuye inkota mu rwubati. Ubwo no buhanuzi bwa Ezekiel. Yeremiya we arandika aravuga ngo umuntu wese uhungira ku Uwiteka
ntabwo azigera atereranwa. Yesaya arandika aravuga ngo nimubwire abantu banjye ibyururutse imitima. Abo ni abahanuzi bose kandi batumwe n'Imana, ariko idutuma ibitandukanye. Aha ndagira ngo mfashe abantu babyibazaho bakibaza ngo runaka kwaza akavuga ibi, undi akaza akavuga ibitandukanye. Bahamagawe n'Imana ariko ibatuma ibitandukanye. Ntabwo bikuyeho ko atari Imana, kuko nabo dusoma muri Bibiliya bavuga ibitandukanye kandi bose baratumwe n'Imana. Kizima nuko tugomba kwizera Imana kandi ibyivuze turabimenya. Iyo ari Imana ivuze urabimenya, ntabwo wayoberwa yuko ari Imana ivuze. Ninjye bimenya utari umuhanuzi cyane, nawe ubwawe uhanuriwe Imana yivuze urabimenya. Hari uburyo umuntu ashobora kuvuga ngo Imana iravuze, nawe ubwawe nubwo waba uri mu mubiri utari mu mwuka, ugahita wumva ko iryo jwi atari iry'umuntu uvuganye nawe, ahubwo ari ijwi ry'Imana rivugiye muri we. Yego. Utubwiye yuko ihamagaye Ezekiyeli, niyahamagaye ya Yeremiya ari Imana imwe. Ariko bazana ubuhanuzi butandukanye. Tujya tubona abahanuzi ugasanga guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere nta kintu cyiza hano mu kanwa ke. Yego. Tukabona undi nk'uko abitubwiye guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere ahanura ibintu byiza, Imana ibahaye viza, Imana ibagiriye neza, Imana ibahaye kubyara. Undi akaza nimutabona ishyano inkota w'Iteka iraje. Iyi Imana ijya gutanga zino mpano, mugira amahirwe ko muvugana n'Imana. Yego. Kugira ngo Imana ihe umuntu iyi mpano twita ifuhe mu marokore, twita ifuhe cyane buri munsi. Yego. Ishingira ku ki? Imana iguhamagara mu buryo ikuzimo. Hari uburyo yahamagayemo abantu mu buryo bugiye butandukanye kandi Imana izi ibyo washobora. Ushatse kuvuga yuko nimba ndi umupagane nari umugome, reka mbivuge gutyo, icyo mvuze uracyumvisha? Yego, ndacyumvisha. Ninjye muntu uhora urwana, ninjye muntu uhora ugira amahane, irampamagaye. Yego. No umurimo w'Imana ubwo nuko nzaba mfite ariko mu by'umwuka. Yego. Aya mahane yo mu buryo bw'umubiri, uko Imana igusanze ijwi ryayo niko rigusanga. Hari abahanuzi ubona bahanura batuje, hari n'abahanura bashyizemo imbaraga nyinshi. Ubundi Pawulo yaravuze ngo twerekwa agace gato cyane ku bintu Imana iduhishurira, ni agace gato cyane. Bishatse kuvuga iki? Iyi Imana iza muri twebwe iduhishurira, izana imbaraga nyinshi cyane. Uramutse ugiye usohoza message nk'uko Imana ibikubwiye, nta muntu rwose ukabivuga uko ibikubwiye akaba ari ryo jwi ubitangamo, ndibwira ko abantu bose bazarwara imitima. Ariko iyo ibizi neza ko ijwi ryawe nawe ryoroheje, Imana iza nk'iyoroheje kuri wowe. Iyo izi ko ufite amahane, iguha ubuhanuzi bw'amahane, kuko twese twarahamagawe, ariko ntabwo yadutumye ibimeze kimwe. Igenda ituma umuntu ibitandukanye n'ibyundi. Ushaza ko muri message Imana ibaha uko izibahaye. Yego. Siko muzivuga. Hari ibintu mukata, nimwibwire bene byo. Oya, ntabwo tubikata. Icyo nshatse kuvuga ni uburyo dutangamo iyo message. Yego. Hari ushobora kuyiguha akaguhanurira, bimaze iminsi impura n'abantu babimbaza cyane, akakubaza ati runaka yarampanuriye ngo ndapfuye. Undi arampanurira ati Imana ingiriye neza. Mbese abo bahanuzi bose nzabwirwa n'icyo umuhanuzi w'ukuri? Birashoboka ko uyu munsi Imana yakubwira ngo urapfuye. Iki biteye Imana kugira ngo ibikubwire uri mu byaha, iragira ngo wihane. Nyuma yo kwihana, Imana ihita ituma undi muhanuzi araje, Imana iramutumye ngo ndagukijije nkugiriye neza. Ryajwi rikangana cyane rifite imbaraga ryaturutse ku Mana, wihakana ko atari Imana yamutumye, ahubwo ibyo yamutumye byari bigendanye naho uhagaze. Iragira ngo wisubireho. Nyuma yo kwisubiraho, ijwi ryo ngorera riza kuri wowe kandi rifite imbabazi. Ayo makuru tuyasanga n'ubundi mu gitabo cy'Abami 21, aho umwami Hezekiya yatumweho umuhanuzi Yesaya. Yesaya ngo Imana iramubwira ati genda ubwire Hezekiya ategeka iby'inzu ye byose, uko indwara arwaye ntazayikira izamwica. Ngo Yesaya ahita ahaguruka asubira iwe mu murwa aho yari aturutse. Ngo igihe agisubirayo, ngo Hezekiya ahita yerekera ivure. Bibiliya itubwira ni ukwisuzuma mu buryo bwo mu mwuka no mu mutima. Ngo ahita abwira Imana ngo wibuke ko nagenderaga mu bitunganye, ngo igihe kinini nabaye imbere yawe. Ngo yibutse Imana imirimo yagiye akora, yibutse Imana ineza yagiriye abantu, yibutse Imana ukuntu yirinze icyaha niyo agikoze abasha kwihutira kwihana. Ngo Uwiteka ahita asanga Yesaya ataragera hagati mu murwa, aramubwira ati genda umbwire Hezekiya
numvise gutaka kwe no kwerekera ivure kwe, ntabwo iyo ndwara arwaye izamwica, ahubwo genda umumbwire ngo mu myaka nari naragennye azabaho. Imana ishimwe. Mu myaka nari naragennye azabaho, nongeyeho indi myaka 15, ngo kandi simukijije wenyine gusa, ahubwo mukizanyije n'umurwa atuyemo. Imana itugirire neza. Rero ndashaka kuvuga iki, uyu muhanuzi noneho ni umwe ugiye guhanura ibintu bitandukanye. Joseri, ibi bintu ndumva twabikora debate ikagera kure, kuko tubyinjiyemo twasanga sinjya mbibamo cyane, ariko ntumurikira amakuru, ugasanga turi mu cyumba hano turi gusenga mu cyumba cy'amasengesho, umuhanuzi araje avuga ati Imana irakwishe, mbonye urupfu, kandi koko ruhari wenda simbizi, ntabwo mbizi niba ari byo, aragiye. Noneho ukiva aho ngaho nta nubwo urihana koko, uhisura n'undi muhanuzi bitewe n'uwo ari we, n'abahanuzi muratandukanye, sinzi impamvu. Tuzabikora debate ubutaha, nta kibazo, ibintu uzakubazaho. Akahita avuga ati umva, Imana irambwiye ngo iguhaye viza, Imana iguhaye iki ngiki, kandi wa muntu koko babwiye wa wundi yasambanye, ntaranihana icyaha cy'ubusambanyi kiracyamuriho. N'ubuhanuzi butandukanye. Uyu muntu niyo mbungiye mbona abahanuzi hari igihe muzacanga abantu, ariko bitubwiraho neza. Ntiyihanye, umwana amubwiye ngo yihane, atarihana undi muhanuzi avuga ati Imana ikugiye neza guki. Muri make y'Imana imubwiye ibyiza, simbizi nimba n'Imana yamubwiye ngo yihane, ariko leta aha agaciro bya bintu byiza bamuhaye, avuga ati burya nubwo niyo Imana buriya yahise imbabara, nta yabyihoreye bitesha agaciro. Uwo muntu ahise agendana na cya kibembe cy'icyaha, Imana izangirira neza ntiyihane. Ibi bintu babihuza gute n'ibyo ne kutubwira ko numva abahanuzi ngo muzatuma abantu barimbuka? Isaba abahanuzi tubwije bavuze ko bose bahamagawe, abantu bose biturutse ku Mana, ntarihana. Oya, ntago tuvuga ko abantu bose biturutse ku Mana, ariko ijwi ry'Imana nakubwiye ngo urarimenya, n'abandi bose bavugana n'Imana baze gutandukanya ijwi ry'Imana n'ibyo umuntu yishatsemo. Bene aba bantu batubwira ibintu bishakiye bifite igihe gito, ni igihe gito cyane ibi bintu babikoresha bikarangira, ariko impano wahawe n'Imana byanze bikunze naho wavuga utuje nuko ureba bamenya ko iyo mpano kurimo. Ikindi nshatse kuvuga kuri icyo cy'ubuhanuzi butandukanye kandi buvuye ku Mana imwe, iyi Mana twibuke ko ari inyembabazi. Birashoboka ko yakubwira ikintu gikomeye wowe mu mutima wawe, nubwo abantu bakureba kutarihana, akaba abantu bakureba kutarapfukama muri icyo cyumba murimo musengeramo, nguce bugufi ya wihana, kandi baguhanuriye ko ugiye kurimbuka ko bw'ibyaha. Imana kubera ko ari inyembabazi, ibonye uko umutima wawe wakiriye ririya jwi wumvise. Niba wowe uhindiye umushyitsi mu mutima, ugahindira umushyitsi mu buryo bw'umwuka, Imana ikabireba, ntago gikuyeho icyiza Imana yakugeneye. Ikindi abantu bakwiriye kumenya, kuba umuntu yakoze icyaha ntibikuraho umugambi Imana imufiteho, ahubwo ikintu gitandukanye turimo duhura nacyo muri no minsi nuko abantu bakora icyaha ntibibuke kwihana. Ikindi kirenze kuri ibyo, ibi bintu tubamo bituma umuntu ashobora gukangwa nuko Imana ivuze ibyiza akaba ari byo afata, ibibi ntabyakire. Byanze bikunze arimo aribeshya, kuko niba hari ikintu Imana ikurikirana ni icyaha. Icyaha kigira ingaruka. Uyu munsi icyaha wakikora kikakuryohera, ariko byanze bikunze Imana ihiga icyaha. Maze iminsi nibaza kubera icyo umuntu agira na kondisiyo no mupfumo cyangwa amasezerano n'umuntu uguhaye amafaranga akakubwira ati rwose urampa ingwate, nutayimpa ntago ndi buyaguye, kugira ngo nutamwishyura iyo ngwate aba ari yazafata. Abantu bahawe n'Imana ibyiza ibasezeranya, niba igusanze mu cyumba cy'amasengesho, Imana ivugana nawe kubera ko waciye bugufi, Imana imaze kuguha ibyo wayishakagaho, urangije urayigomera, urigomeka. Imana ikurikirana umuntu yavuzeho, igakurikirana n'icyo yakoze. Byanze bikunze abantu barimo barahura n'ingaruka z'icyaha. Nyuma y'amasezerano amaze gusohora, Imana ntizakangwa nuko yari yarakubwiye ngo uzajya muri Amerika. Muri Amerika izohereza y'urupfu rukwice, naho urupfu rurahari. Igihugu cyose urimo, Imana ikurikirana icyo yavuganye nawe. Ntabwo kuba ufite amasezerano bikwiyeho kuri umunyabyaha, ahubwo gerageza aho uri hose wihana icyaha n'icyo Imana ihiga, kuruta uko ihiga ibyiza yakubwiye. Ibyiza byasohora bikanihuta, ariko icyaha kigihari
icyo Imana ibishaka. Uyu munsi imbabazi za Yesu nicyo cyamuzanye mu isi. Amena amaraso ku musaraba i Golgota yagize ngo nitwisanga mu cyaha tuzakurweho icyaha n'aya maraso. Aya maraso ngo ahora ahorera imbere y'Imana iyo tukoze icyaha. Aya maraso adusabira imbabazi, akabwira Imana ngo uyu nguyu uyu munsi ni mubi ariko ejo ashobora kuba mwiza. Niyo mpamvu gukora icyaha bidakuraho umugambi Imana ifite, ariko nanone icyo cyaha kidakuweho urarimbuka kandi n'ubundi ibyo ufite nta mahoro ubigiriramo. Ikindi, kuba aya maraso yarakuyeho ibitambo n'ibindi bintu bitandukanye ntago bikuraho ko Imana igihiga icyaha mu bantu. Ubwo iki gihiga mu bantu rero icyo dukwiriye ni ukumenyera ijwi ritwihanisha, kuko nta jwi rya Satani ryakwihanisha, ntago bibaho. Nta n'umuhanuzi wakihangisha kukubwira ngo ihane, ntago bibaho. Nakubwira kwihana ujye wihana, ibindi ubireke, kuko nta Satani wakugira inama yo kugira ngo umuhunge. Byanze bikunze ijwi rikwihanisha rivuye ku Mana, ahubwo tugira umwete wo kwihana kugira ngo nibi byiza tuzabirye nta mugayo turiho. Imana idufashe. Ibyo yadusezeranyije byose neza tutakwihana bizasohora. Gusohora byo bishobora gusohora, kuko hari abanyabyaha benshi baguwe neza. Matayo yaranditse 12 aravuga ngo ni kuki abakiranirwa bagubwa neza, ngo warabateye bashora imizi. Ariko umva ikintu gikomeye, ngo Imana ibakureho imitima yabo. Wireba kubyo ureba inyuma, buri imitima yabo Imana yiri kure. Nta mahoro bafite nubwo bagaragara nk'abanyamahoro. Yego. Iyi ni Excellence TV Rwanda, mwabyumvishe nuko twatangiye ikiganiro cyacu. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, umuvuga butumwa akaba n'umuhanuzi. Ariko tukomeje ikiganiro cyacu. Kora subscribe mu kiganiro cyacu kandi wihangane iki kiganiro ugiheneze n'abandi kugira ngo bose bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Joseli Karame, twari twagutumiye byose wanasenza Imana iguha message nk'ukuri umuhanuzi, nk'ukuri umukozi w'Imana ikuvugira ibintu bitandukanye. Reka tugusaba usenga Imana twikomereze kumwuka yaguhaye kuvuga. Murakoze cyane. Bana mu izina rya Yesu, nanone turagushimye izina rye nirihabwa icyubahiro, kubera ko ari wowe ubyemera byose ko tubumbura akanwa tukakuvuga. Twongeye gushima umugambi wawe ukomeye utumye mboneka imbere y'ubu bwoko bwawe, izina ryawe niribishimirwe. Nyemerera cyane rero umuntu wese ukurikiye iki kiganiro ahabwa umugisha n'Imana, kandi imbaraga y'Imana ikiza ibashigere ku barwayi. Umuntu wese ukurikiye iki kiganiro nta mahoro yari afite ahabwa amahoro n'Imana, kandi umugisha w'Imana uze mubye ibyari bimuteye ubwoba, ijwi ry'Imana ribitera ubwoba. Umuntu wese ukurikiye iki kiganiro icyama ngo kimubere icumugisha kuri we kugira ngo impinduka z'ubuzima bwe ziboneke. Urakoze, duha umugisha twese, kandi iyi cano nayo yiha umugisha, uyagure wigaragaze nk'Imana, kandi cyama ineza yawe ikabana natwe muri ibi biganiro. Urakoze, dushyigikire mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Naje nasenze kuko narabimenye ko muzantumira, mwarantumiye. Imana ibaha umugisha. Nyuma yo kuntumira rero nasenze, mfite message nkuko nabibabwiye ndi umuhanuzi. Ariko nubwo ndi umuhanuzi, ijambo ry'Imana ni irya mbere. Ijambo ry'Imana ni irya mbere, kubera ko ubuhanuzi butavangiye buri muri Bibiliya. Umuntu yavangirwa, ariko iri jambo n'ubuhanuzi bukomeye tugenderaho kandi bukatwambika n'imbaraga. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, Imana yambwiye ngo mbwira abantu bakurikiye iki kiganiro ngo abantu bose bafite ikibazo n'ubwoba bwinshi ngo kubw'impera z'umwaka. Ariko Imana yambwiye ngo ufite imbaraga ni Kristo, kandi uwabarinze mu gihe cyose gishize ntabwo yenda kubakuraho amaboko ngo nuko impera z'umwaka zigeze. Imana yambwiye ngo iraje kugira ngo irwane intambara ku muntu wese urimo ayihamagara, kandi ukuri kuyihamagara biratandukanye. Umuntu wese ayihamagara uko imbaraga ze zingana. Uwiteka yabwiye Gideyoni aramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana ndakurwanirira. Wikifuza kuyihamagara nka runaka, ahubwo wowe uyihamagara uko imbaraga zawe zingana. Imana ije kukurwanirira. Kindi Imana yambwiye ngo twirinde gusenga Imana ya business, cyangwa ngo dusenga Imana
dutegerejeho serivisi gusa ngo tuvuge ngo kubera ko ngo ngenda afite urubyaro nimara kurubona sinzongera gusenga. Imana yambwiye ngo komeza usenge, nyuma yo kubyara hari umugisha, nyuma y'umugisha hari andi mahirwe, nyuma y'ayo mahirwe hari n'ubugingo. Imana itugirire neza. Nyuma y'uko Imana iguhaye ibyo wasengeraga ngo wirinde kugira ngo udahagarika gusenga, kuko iyabiguhaye ngo ifite no kuba yabikwambura, ariko ngo iyo ubaye imbere y'Imana aho kugira ngo ibikwambure ikongera n'ibindi. Imana itugirire neza. Data yongera arambwira ngo nanone mbabwire ngo ni igihe umuntu wese yibaza ngo mbese kubera iki mbona ibintu birushaho kuba bibi. Imana yambwiye ngo bizaba bibi ku bantu babi. Amen. Imana yambwiye ngo ibihe bibi bigiye kuba bibi ku bantu babi, ariko abantu beza bavuganye n'Imana. Uyu muntu mwiza ninde? Si utunze cyane, si uwamenyekanye cyane, ahubwo ngo ni umuntu Imana ireba umutima we ikawishimira. Uwo muntu agiye kugira ibihe byiza mu gihe abandi babona ko ibihe ari bibi. Ngo kubera ko mu gihe abandi bacitse intege nibwo Imana ihagurukije abandi banyamaboko. Imana ishimwe. Ngo mu gihe abantu babivuyemo nibwo Imana ibiteretsemo abandi bantu. Ngo mu gihe bamwe ubonye bagenda bava imbere yawe ngo ni igihe Imana izanye abandi, kandi aba bantu Imana izanye ngo ni abanyamaboko kuko bagiye guterura aho abandi bari barananiriwe. Imana ishimwe. Kandi yambwiye ngo nanone igiteye ubwoba abantu nuko batarizera. Ngo nimuzamure kwizera gukomeye, kuko iyi Imana ifite imbaraga zibasha gukuraho ibintu byose byananiranye. Ibi bintu biguteye ubwoba ngo Uwiteka aje kubitera ubwoba, icyo gusaba ni ukuba imbere cyane. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Esteri. Imana idufashe cyane. Ibice byaho ni 6. Turahera ku murongo waho wa mbere kw'ibyo bice 6. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami amenya ko Morodekayi ari we wamuburiye. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Morodekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, ari we Bigitani na Yetereshi. Imana idufasha cyane. Umwami arabaza ati mbese uwo Morodekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati ntacyo yahawe. Umwami arababaza ati ninde uri mu rugo imbere? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe umutwe wa Morodekayi kugira ngo amushite ku giti yamwiteguriye. Imana idufashe cyane. Amen. Imana yambwiye ngo abantu bamaze igihe kinini cyane bari ku irembo. Imana itugirire neza. Wowe ukurikiranye iki kiganiro umaze igihe uri ku irembo, uri umuzamu. Kuba umuzamu ntabwo ari uko ujya ku gipangu cya runaka ukajya kukirinda, ahubwo no mu buryo bw'amasezerano ngo wagiye ku irembo niho wicaye. Amasezerano uhora ubisikana nayo, ngo nta nubwo aya masezerano yawasohora. Ariko ngo hari umuntu witwa Hamani urimo arakugenza, arimo arasaba umutwe wawe kugira ngo awuce cyangwa akumanika ku giti yakwiteguriye. Imana idufashe cyane. Uyu mutwe w'amagambo uravuze ngo umwami amenya ko Morodekayi ari we wamuburiye byakomeye. Ngo amenya ko Morodekayi yakoze ikintu kidasanzwe. Uyu Morodekayi yarindaga irembo ryo ku mwami Asuwerusi. Ngo umunsi umwe Hamani ngo yari umugabo ukomeye cyane, ngo ndetse yari icyegera cy'umwami. Ngo iyo yanyuragaho abantu bose barapfukamaga bakamuramya, ariko Morodekayi ngo yari afite ikintu cyiza cyane azi, aricyo ukwiriye kumenya nawe wowe ukurikiye iki kiganiro. Ngo nuko yari yarasomye Bibiliya ndetse amenya n'amagambo yuko nta yindi Imana yo kubararirwa uretse Imana yo mu ijuru. Ngo kuko abayuda bari bazi Imana, Morodekayi yari umusuhuke muri iki gihugu. Ngo ariko ntiyigeze yonka imico yaho, ntiyanigeze akora ibyo abandi bakora. Ngo Hamani ngo baramutinyaga cyane, niyo yahingukaga ku marembo barubararaga. Imana idufashe cyane. Ngo ariko uyu mugabo Morodekayi w'umuyuda wubasha Imana aravuga ngo nubwo bakubararira, njyewe ntabwo nzigera nubararira umuntu uretse Imana yo mu ijuru.
ijuru. Ngo Hamani agira inzigo aravuga ngo uyu mugabo utabasha kunyubararira kandi abandi banyubaha mbese ni mugabo ki? Aravuga ati aba Bayuda ubwo bari mu iki gihugu bazatuma agaciro kanjye kavaho. Aravuga ati nta kindi kintu nakora uretse kwinginga umwami akazampa Moridekayi nkamumanika ku giti. Iyo usomye mu bice bitatu usanga Hamani yari yarasongoye igiti ngo cya mikono 50. Aravuga ati iki giti nta wundi muntu nzakimanikaho uretse Moridekayi. Ariko nubwo Moridekayi yari ari ku irembo yari yaravuganye n'Imana amagambo akomeye. Imana yari yaramubwiye ati nzakugira ukomeye, yari yaramubwiye ati nzakurengera nk'uko nawe yabikubwiye, yari yaramubwiye ati nzaguha ubutunzi nubwo ubona ukennye, yari yaramubwiye ati nzaguha akazi nubwo ubona uri umushomeri, yari yaramubwiye ati nzaguha urubyaro nubwo ubona ubugumba bumaranye imyaka myinshi. Ariko hari ijambo Imana yakuvuzeho, wahuye n'abameze nka ba Hamani kugira ngo barwanye uwo mugambi Imana yakuvuzeho. Ariko umva ijambo Imana iguhaye aya masaha, aya magambo n'ubuhanuzi Imana yantumye ngo mbabwire ngo dore iryo joro umwami abuze ibitotsi. Imana ishimwe, haleluya. Umwami abuzwe ibitotsi n'iki? N'umuntu wayubashe. Umwami abuzwe ibitotsi n'iki? N'umuntu wayihamagaye. Umwami abuzwe ibitotsi n'iki? Ngo Asuwerusi aryamye ibwami. Ngo uburiri bw'ibwami buterwa n'ibibugu, uburiri bw'ibwami bujyamo imbaragasa, hazamo ibintu bimurya. Ngo yubamye biranga, agaramye ntibyakunda, arabyuka aricara biranga. Haleluya. Ndashima Imana ibasha kubuza ibitotsi umuntu ugomba kuduha igisubizo cyacu. Imana ije kubuza ibitotsi umuntu ufite umugambi w'Imana wo kugira ngo aguhuze nawo ubashe kuwakira. Ngo iryo joro umwami ngo aravuga ngo nimunzanire igitabo cy'ubucurabwenge. Imana itugirire neza. Ngo abagaragu be bamuzanira igitabo cy'ubucurabwenge. Ngo bakikizana ngo ahita bumbura icyo gitabo. Imana ishimwe. Kuba utaragerwaho cyangwa kuba wari utarasubizwa ntago bikuyeho ko Imana igufiteho umugambi. Nibinakuyeho icyo Imana yakugambiriyeho. Kuba umaze igihe ku irembo, umaze igihe mu kigeragezo, umaze igihe mu ntambara, umaze igihe mu rugamba, abakurwanya barushaho kwiyongera, imbaraga ziguhiga zashizemo umwete. Ariko nibikuyeho ijambo Imana yavuganye nawe. Irembo uriho rigumanemo n'Imana, kuko Imana ije kugukura ku irembo. Ntabwo iri bukangwe n'abari kugushakisha, ntiri bukangwe n'imigambi irimo irakorwa. Haleluya. Na nubwo Imana iri bukangwe n'iminsi baguhaye, ahubwo Imana ije gusoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Isaya Imana igeze kuri Moridekayi ngo umwami abuze ibitotsi akibumbura igitabo. Twibuka ko iki gitabo kitari cyanditsemo ibya Moridekayi gusa, cyari igitabo kinini cyane kirimo abandi bantu bakoze imirimo itandukanye. Ariko kuko ari Isaya ya Moridekayi yari igeze ngo umwami abumbura paje ya Moridekayi. Haleluya. Kuko igihe cyawe kigeze, paje igiye kubumburwa n'iyawe. Ngo umwami akiyibumbura ahita asanga byaranditswe ko Moridekayi ari we wareze abagabo babiri ngo bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, ngo Bigitani na Yetereshi. Ngo nta kindi yabareze, ngo yabareze ko bashakaga kwica umwami. Ngo umwami ahita avuga ijambo rituje kandi ririmo imbaraga. Haleluya. Ndashima Imana ivuga ijambo rituje ariko rifite imbaraga, kuko impamvu rifite imbaraga rihita rishyira mu bikorwa icyo rivuze. Niho ijambo ry'umwami ritandukaniye n'iryubonetse wese. Umva bakugizeho ijambo igihe kinini, ariko Imana igize ijambo mu ruhande rwawe kugira ngo izi mbaraga zose zimaze iminsi zikurwanya Uwiteka gutandukanye nazo. Imana ishimwe. Ngo muri ako kanya umwami aravuga ngo niba nta shimwe yahawe ninde uri mu rugo imbere? Ngo baramubwira ngo ni Hamani uri mu rugo imbere. Bibiliya iratubwiye ngo kandi ubwo Hamani nta kindi cyari kimuzanye, yarazanywe no gusaba umwami ngo amuhe Moridekayi amumanike ku giti yamwitegeye, cya kindi yari amaze igihe ategura cya mikono 50 ngo kugira ngo akimumanikeho. Ariko Imana imenya ibintu biri kubera mu rugo imbere ibwami, ibuza umwami amahoro kugira ngo uyu Moridekayi wubashe Imana ataza kugirwaho n'izo ngorane zo gupfa kandi hari Imana
Imana yavuze kuri we. Imana ishimwe. Wikangwa nuko Hamani yageze mu rugo imbere, wikangwa nuko Hamani yageze mu kazi, wikangwa nuko Hamani yageze mu rushako, ibyo ntibigukange. Hamani yageze mu bukwe, ibyo ntibigukange. Hamani yageze muri karitsiye, umva Hamani ageze muri bizinesi rwose biranze, ariko ibyo ntibigukange. Hari izindi mbaraga zije kuvuga ijambo ritandukanye n'iryo Hamani yavuze. Haleluya. Ngo umwami aravuga ngo nimumubwira se, ngo Hamani ahitaza, ngo yarishongoraga cyane. Bene nkabo ntibatandukana no kwiyemera ndetse no kugaragaza ko ari bo Imana yakubahisha. Ngo ahitaza akihagera, ngo umwami aramubaza ngo mbese Hamani, umuntu umwami akunze kubaha bamugirira bate? Imana idufasha cyane. Ngo Hamani ahita amusubiza amagambo akomeye, aramubwira ngo umuntu umwami akunze kubaha, ngo bamuzanire ifarashi umwami agenderaho nawe ayigendereho, ngo bamuzanire ikanzu y'umwami, impeta y'icyuma y'umwami, ngo ndetse n'inkoni ngo itamirijwe. Iyi farashi bayitamiriza ikamba ry'umwami. Ngo umuntu ukomeye kuruta abandi mu bisonga, ngo abe ari umutambagiza hagati mu murwa, ngo ajye agenda avuga ngo dore umwami akunze kubaha uko bazajya bamugenza. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ijya ibasha guteza abanzi bacu ivangirwa, bakavangirwa bakibwira ko ibyiza ari bo bikwiriye, ahubwo Imana igira ngo yiyubahishe imbere yabo. Imana ishimwe. Baravuze ngo ntibizemera, abandi barakubwira ngo ntibyakunda, abandi baguca intege. Ibyo ugerageje ntibyakunda, wita igihe urimo urihombya. Ntabwo ari uko bagukunze, ahubwo bibwira ko ibyiza ari bo bikwiriye bonyine, ariko Imana ibonye ko ibyiza ari we bikwiriye. Imana idufashe cyane. Ibonye ko bigukwiriye, umvisha ijambo Imana ivuze, ngo umwami ahita amubwira ati Hamani, ibyo uvuze utagabanije Morodekayi abigirirwe. Imana ishimwe. Hamani kuko itegeko ry'umwami ryasohotse, nta kindi yari kurenza. Umwami aramubwira ati huta, ibyo uvuze utagabanije nta na kimwe ukuyeho. Morodekayi umuyuda wubaha Imana, uba ku irembo abigirirwe, kuko ari itegeko ry'umwami, nta kundi yari kubigenza. Hamani agenda ababaye, afite umubabaro ukomeye. Niko nawe bikumereye muri ino minsi. Hari amategeko abantu batanze, ariko hejuru y'ayo mategeko Imana itanze itegeko ngo ibyo byose Imana yakugambiriyeho ubigirirwe, nta na kimwe kigabanyijwe n'abanzi bawe. Ene kotere bosaya meniyansadrere. Imana ishimwe. Kuko ibintu Imana ivuze nawe ujye ubigabanya ngo bikunde, ibintu Imana ivuze nawe ubirwanya ngo bikunde. Umugambi w'Imana ntawe uwitambika ngo byemere. Imana idufashe cyane. Umugambi w'Imana umusohoreho. Ngo icyakora cyo umuntu ufite umutima uri nk'uwa Hamani, ni igihe nanone cyo kwihana, kuko ngo ni igihe Imana igiye gutabara abayuda. Abayuda bamaze igihe bari ku irembo, nta gaciro bafite, nta n'umuntu bemera, nta n'ubwo bitaweho, ariko ijwi ry'Imana rivuze amagambo akomeye ngo hari icyo wakoze kirandikwa, icyo wakoze cyaranditswe, igitabo cy'ubucurabwenge kigiye kubumburwa. Ahari urabona uhura n'ingorane ukavuga ngo ibyo nakoze Imana ntibizi, irabizi, byaranditswe. Ariko hari iminsi wagombaga kunyuramo, iminsi y'ububabare, iminsi yo gukomereka, iminsi yo kwangwa n'abantu. Hosea yarabivuze cyane, arabivuga mu bice bye 6. Aravuga ngo nuko muza tugarukira Uwiteka, kuko Uwiteka ariwe wadukubise kandi niwe uzadukiza, niwe wadukomerekeje kandi niwe uzatwomora. Uwiteka niwe wemeye ko uba ku irembo, ahubwo iryo rembo uriho gira umwete wo guhamagara Imana, kuko Imana ije gukura abantu ku irembo. 2024 ni umwaka abantu benshi bafite ubwoba, bibaza ngo mbese uyu mwaka umeze gute. Mukeneye amakuru y'umwaka mushya, murayakeneye kubera ko ubu ngubu murimo murihuta ngo igihe cyarenze. Ariko nubwo igihe ubona ko cyarenze, 2024 umva icyo Imana ivuganye nawe. 2024 ni umwaka w'ikosora. Wambaza ngo mbese ni umwaka w'ikosora gute? Turi abanyeshuri, twese dufite ibizamini twahawe. Imana yambwiye ngo ni umwaka w'ikosora. Impamvu ari umwaka w'ikosora, ngo umuntu wese Imana izamuha amanota bitewe n'ibyo yakoze. Dore kandi igikomeye kigiye kuba 2024 ntabwo ari umwaka abantu bamenyereye ko bazajya baduteramo ubwoba, abandi bakatubwira ngo ibitaremeye ngo ubwo byaranze. Oya, ni umwaka amasezerano aje gusohora, ni n'umwaka Imana igiye gukoraho ibintu
ibintu bitandukanye n'ibyo yigeze ikora mu bantu bayo, ngo kuko uyu Moridekayi yaramaze imyaka myinshi nta muntu umuzi, uri ku irembo ntawe ukuzi, abinjiye urabakingurira ntumenye ibikorerwa muri salo, mu byumba by'amazu ntumenye ibiberayo, ariko Imana yambwiye ngo ni igihe Imana igiye kugutambagiza nawe kugira ngo umenye ibibera hariya imbere. Hene taya siminiyasadre, ushobora kwibaza ngo ibibera imbere nibi, ibibera imbere n'ubwiru bw'Imana kandi bumenywa n'abantu b'Imana. Imana ifite abantu igiganiriza ikababwira amakuru, ikababwira n'amakuru y'urugendo ruri imbere. Ayo makuru y'urugendo ruri imbere data yambwiye ngo nuko 2024 ukwiriye guhagarara wemye, kuko ni igihe Imana igiye gushigikira umuntu yahamagaye, ariko nanone igiye no gukoza isoni abantu bameze nk'aba Hamani. Hamani ukomeza ugasoma ukagera mu gice cya 9 mu gitabo cya Esteri, usanga Hamani uyu nguyu rwa rubambo cyangwa se cya giti yari yarasongoye kizamanikwaho umuyuda Moridekayi, ngo niwe wakimanitsweho kubera ko Imana yari itanze itegeko ryo kurengera abayuda, ititaye aho birirwa, ititaye ku bintu bamaze igihe bahura nabyo. Imana iravuga ngo noneho ni igihe ngiye gutabara abayuda, kuko ibyo nabavuzeho ni igihe cyo gusohora kwabyo. Imana idufashe cyane. Ubwo bigiye gusohora nta zindi ntwaro ukeneye, nta bundi buryo ufite, ni ugusenga gusa, ugahendahenda Imana ukayibwira ngo 2024 menye ko ari umwaka w'ikosora. Uyu mwaka w'ikosora bivuze ngo amafuti ndetse n'ibizima bizatandukana, kandi uyu mwaka w'ikosora icyo wishe n'icyo wakoze uzagihererwa amanota. Wakibaza ngo mbese nakoze bingahe nishe bingahe? Imana igufashe cyane, kuko uyu mwaka ugiye kwisanga mu gisubizo kibihwanye n'ibyo wakoze. Imana itugirire neza. Yenewe iritaya ziminiyasadre, kandi Imana iri kumbwira ngo ukurikira iki kiganiro ufite umubabaro umaranye iminsi watewe n'abantu, Imana ije kukumara umubabaro. Imana iri kumbwira ngo ukurikira iki kiganiro ufite abantu bakwambuye, Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ni igihe Imana igiye kugarura ibyawe wari waranyazwe. Kandi ukurikira iki kiganiro ufite imbaraga nkeya kubw'uburwayi buri mu mubiri wawe, data aravuze ngo ni igihe agiye kugukoraho ugakira, kuko ni n'igihe agiye kugenda akura abayuda ku irembo. Wa muyuda we n'iki kiguteye ubwoba? Wa muyuda kazi we n'iki kiguteye ubwoba? Twibuke ko uyu Hamani yashakaga ko abayuda bose bari bwicwe, ngo noneho igihe kigeze Imana ibona ko mu bayuda bari bwicwe n'umugore w'umwami Ahasuwerusi ari bupfe, ari we Esteri, ngo bitera Imana gukora ikintu kidasanzwe. Bimenyekana ko Hamani ari urwango afitiye abayuda, biramenyekana. Hamani aramanikwa, abayuda babyina insinzi. Humura, ni igihe cyo kumanikwa kwa Hamani ku buzima bwawe, ni igihe cyo kubyina insinzi, kuko usinze Hamani. Niki kiguteye ubwoba? Utewe ubwoba n'amadeni, Imana ije kukwishyurira amadeni. Utewe ubwoba nuko ucikiza amashuri, ngo umaze igihe urira uboroga, iyo wize umwaka umwe ngo undi biranga. Imana ivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo ni igihe Imana igiye kuguha umuterankunga. Dore Imana itanze umuterankunga ku buzima bwawe, kandi nanone ni igihe Imana icishije inzira ahantu utazikekaga, kuko umuzamu niyibwiraga ko azahabwa icyubahiro mu gihugu, ariko Imana itanze icyubahiro aho wakinyagiwe, niho Imana ikiguhereye. Haleluya! Moridekayi anyagwa icyubahiro kwa Ahasuwerusi, ngo ariko Imana ije ituma Ahasuwerusi abura ibitotsi. Imana igiye kubuza ibitotsi abantu bicaye mu kazi kawe. Hari abantu bibaza ngo mbese akazi, abashaka akazi turi benshi ariko akazi ni gake. Ushobora kwibaza ngo mbese akazi nzakabona gute? Hari abantu bicaye mu myanya itari yawe, Imana igiye kubahagurutsa kwicaza. Hari abantu bicaye mu mwanya wawe, Imana igiye kubakuramo. Mbese ntago wakibaza ngo Moridekayi yarari ku irembo, Hamani ari igisonga cy'umwami kubera iki? Yarari mu mwanya w'abayuda kugira ngo abagirire nabi, kugira ngo batotezwe, ariko Imana yahe ngo ibyitegereje iravuga ngo sinzemera akagasuzuguro, nta nubwo nzakagumamo, ahubwo umva icyo ngiye gukora, ngiye kurengera abayuda kuko bangumyeho. Imana ishimwe. We wagumye ku Mana, humura, Imana ije kukurengera. Imana ije guhagurutsa abahamani mu byo wakoraga. Business zanze, wahombye, dore bimeze nabi, urimo uribaza ngo mbese wajyaga kurangura hanze, ntabwo kiri kujya kurangura. Umva hari ibintu byinshi byifunze, urimo urabibona ko byifunze. Imana ivuganye nawe ngo Hamani yashakaga ko birangira burundu, ariko Imana iravuze ngo nigi ihagurukije Hamani mu byawe. Imana idufashe cyane. Emnetaya ziminiyasadere mango yasika erezi ni minitere
gide vosaya. Imana ishimwe. Dore Imana ivuganye nawe nanone ngo ufite uburwayi bukomeye bw'uruti rw'umugongo, ufite kanseri ikumereye nawe, amagufwa araguhekenya. Imana ivuganye nawe ngo aho uri mu bitaro ukurikiranye iyi cano, ariko Imana iravuze ngo irakubyukije, kuko iyi miti Imana iyikoreyemo ugiye guhaguruka kandi uzashima, kuko ukuboko kw'Imana kugukozeho. Taya bini for will siredre kandi nesta bini will sika. Imana iravuze ngo ni will staya zimini yasadrere. Wa mukobwa we humura, kuboko kw'Imana kuje kugukoraho, kuko ufite ikibazo cy'ubumuga bukomeye, uhora ubabara umutwe, ntabwo wifuza kureba, uhora upfutse mu maso, ariko Imana igukozeho, kuko uwo mugambi wari uwa Satani. Imana ikuye Hamani ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Dore ikindi gikomeye, Imana yahera ivuganye nawe ngo dore amaso yawe yahumye, uragerageza no kureba bikanga, ariko mbonye marayika akora ku maso yawe uba muzima. Imana ishimwe. Kandi dobini stai gide vodrere, uri gukora ku kintu cyose ukozeho, icyo cyose kikanga, ntumenye uko bigenze, nturi kumenya uko bigenze, ariko ukuboko kw'Imana kuvuganye nanjye ngo dore n'igihe Imana ije gukingura amarembo ku buzima bwawe, kubera ko wahuye n'inyatsi ikomeye, wahuye n'ibiganza biguhumanyiriza ibindi biganza, uko ubasuhuza byabaye imbaraga batongera mu biganza byawe, ariko Imana iravuze ngo izo mbaraga zitesheje agaciro. Imana iravuze ngo kandi izo mbaraga zitesheje agaciro, kuko wari umukire cyane, wari ukomeye, wari ufite ubutunzi, ariko uri muribaza ngo nzongera kujya nyurahe imbere y'aba bandi tuziranye. Imana iravuze ngo ni igihe cyo guhaguruka ukongera ukajya kurangura. Dore Imana yongeye gutanga igishoro gifatika ku buzima bwawe, uko Imana ivuganye nawe ngo kukurikiranye ikiganiro aho wicaye, Imana irahageze kugira ngo yongere kurememo icyizere. Nta cyizere wari ukifitiye, wumvaga wabaho wifungiranye mu nzu kubera amadeni ufite, kubera kredi nayo ikumereye nabi. Imana iravuze ngo cyamunara yo yari yahageze, nawe ubwawe urabibona, ariko Imana ivuganye nawe ngo ni igihe Imana ije kugukuriraho iyo cyamunara. Amaboko y'Imana aje kuri wowe. Imana igufasha cyane, kandi nawe uhabwe umugisha n'Imana wowe ukurikiranye iki kiganiro. Dore ukuboko kw'Imana kuvuganye nawe ngo kuje gucaha ba Hamani umaranye iminsi nabo. Ba Hamani mwaragendanye, mwarasangiye, barushaho kukubera babi, ariko Imana iravuze ngo Hamani agiye guta agaciro. Ijambo Imana yavuze ku Muyuda niryo risohoye. Imana iduhana umugisha. Mbese netaya zimini yasadrere, dore uko ubyitegereza mu miryango harimo impaka kandi harimo imanza, urabizi cyane, uratumiwe kandi urahamagawe, dore ugiye gutega nguzeyo. Imana iravuze ngo hagarara, kuko izo mpaka ntabwo uzazivamo amahoro. Imana iravuze ngo subikurwa rugendo, netaya zimini yase, hagarikurwa rugendo, niko Imana ivuganye nawe, kandi hagarikurwa rugendo niko Imana ivuze, kuko Imana ibonye ingaruka ziri muri urwo rugendo. Imana ije kubanza gukemura ibibazo, kandi ije kubanza gukuramo izi ntambara. Imana ije gutanga umutekano muri uyu muryango. Haleluya. Hene wiristini mini yasiredrere, kandi Imana ije gutanga amahoro, kuko umaze igihe nta mahoro ufite, umaze igihe wifuza kwiyahura. Izi mbaraga zo kwiyahura, iyi karandi iri mu muryango wanyu yo kwiyahura, Imana iyikuyemo, kuko nawe wari ugiye kwiyahura. Ikindi, hari karande mufite ya kanseri. Iyo kanseri niyo utayirwaye, kubera ko ubona ko bene wanyu bagera muri 4 bamaze kwicwa na kanseri, niko Imana ivuze ngo nawe ubwawe uri uyiyumvamo cyane, ngo mu gifu igihe cyose urimo uravuga ngo ndumva nanjye kanseri yamfashe. Imana irambwiye ngo icyo gifu cyawe Imana iragikijije, kandi iyo kanseri ntizakwica, kuko wemereye Imana igatura muri wowe. Imana igufasha cyane. Haleluya. Turiza Imana, kuko ukuboko kw'Imana kuje kuguha gusoza uyu mwaka, kandi ukuboko kw'Imana gukuyeho impfu nyinshi ku bantu batandukanye. Wowe ukurikiye iki kiganiro, Imana ishize uburinzi kuri wowe, kuko hari intambara ikurwaniriye, kandi Imana iguhaye kwinjira mu mwaka 2024. Imana idufashe cyane. Reka dufatikanye dusenge. Mana mu izina rya Yesu
turagushimye. Nta yindi mana yera nkawe, urihagije mu byo ukora, mirimo y'amaboko yawe irahambaye. Hereza umugisha iki kiganiro, shigikira abantu bose bacumvise ndetse n'abazagitega amatwi, bazahabwa umugisha nawe. Bahamani bamaze igihe babagendaho, ariko hari imbaraga zawe zihagurutse. Izi mbaraga zihagurukiye gutesha agaciro amagambo ya Hamani, izi mbaraga zihagurukiye gutesha agaciro ibikorwa bya Hamani. Ahubwo ni igihe abayuda bagiye gukurwa ku irembo, kuko bahamaze igihe ariko ntibigeze barorera kuguhamagara. Nicyo gitumye nawuza. Nyemerera rero, shigikira ubu bwoko bwawe, ubuhe umugisha, ubugirire neza, utegeke imitima yabo yongera igira ihumure. Babuze ubahumuriza, ariko ihumure ryawe ribabeho. Babuze uwo kubitaho, ariko ni wowe wenyine gusa sabye kugira ngo uzubiteho. Amahoro abantu batabahaye nibayahabwe nawe, kuko ayo utanze nta mubabaro wongeraho. Ushimwe Yesu. Herekeza iki kiganiro, imbaraga zawe abarizo zigishigikira, kandi kubw'imbaraga zawe unyemerere uzacyumva wese azahindurwe n'Imana mu buryo bw'umwuka ndetse no gufashwa n'umwuka wera, bizamuyobore muri byose. Turagushimiye kuko imigambi yawe ikomeje, ndetse no gukora imirimo n'ibitangaza. Urakoze Yesu, kubwa byose mu izina rya Yesu, amen. Birashoboka yuko umuntu ukurikiye kino kiganiro cyacu ashobora kwifuza yuko mwamusengera, mwamugira inama, ashobora kuba icyifuzo runaka mukabagisengera. Tujya ngo mutange nimero zanyu za telefone umuntu yabonaho. Yego, nimero yanjye ni 078 91 22 425. Ni niyo nkoresha kuri WhatsApp. Imana iguha umugisha. Turabashimiye mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro. Tubaye dusubikiye ahangaha ibiganiro byo kuri Excellence TV Rwanda nakagaruka. Ciao ciao. Shalom shalom.